ikaze nanone kuri Tomato TV Rwanda. Ikaba ari televiziyo ya company yitwa Hospitality Icon Innovation. Iba igezaho ibintu bya hoteleri cyangwa se hospitality. Udushya ushobora kubona ibyo muri restaurant, ushobora kubona ibyo gusasa, kwakira abashyitsi mu rugo iwawe, ubwitunganya ifunguro mu rugo, ariko by'umwihariko bino televiziyo yacu utasanga n'ahandi kuri televiziyo. Ibiryo by'abana kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 2 ushobora gusanga ibiryo by'abana hano. Tumaze iminsi bakorera video rero abakoreye zitandukanye. No munsi twifuje kubagezaho uko wategura icyo bita hamburger cyangwa se burger. Uyu munsi turabakorera beef burger. Turaza gukenera uko mubibona hano, turakenera inyama z'inka ziseye, icyo bita viande hachée mu Faransa cyangwa se minced meats mu Cyongereza. Inyama z'inka ziseye. Turaza gukenera umugati wa burger twabita uriho sesame. Uyu nawuguze ntabwo nawukoze, ariko gutaha tuzabereka muri video yuko wakora umugati. Turaza gukenera none iyi ni beef masala kwishyira mu nyama za kwibona. Turakenera amagi zo gushyira mu nyama. Turakenera ibitunguru by'umweru, dukenera ibitunguru by'umutuku, dukenera celery, turakenera tungurusumu uko ubibona. Tuze gukenera kana gafarini gakeya, turakenera n'urunyanya, turakenera na soya sauce. Tudatinze rero tutibagiwe turaza gukenera na lettuce nayo ni ingenzi muri hamburger. Tudatinze rero turatangira dutunganya ibirungo byacu cyangwa se ingredients zacu. Turahera ku nyama turashyiramo iyi ni nusu ya viande hachée. Turashyiramo agace k'akayiko, turashyiramo akayiko kamwe ka beef masala, shyiremo utuyiko tubiri tw'ifarini. Ifarini ni kugira ngo niza kuzishyira mu mavuta zidashwanyukiramo. Turaza gushyiramo na soya sauce akayiko kamwe nibura. Soya sauce yacu iracyanyishya. Turashyiramo kamwe ka soya sauce nibura. Soya sauce iruka ko ihindura ibara, uci ibona ari umukara, nta kindi, ntabwo ibigira umukara cyane. Ikintu gikoze mbese turashyiramo ibitunguru, dushyiremo n'utumagi 3, turashyiramo amagi 3. Nibyo uko turi guteka ifiriti iri bijyanane na hamburger yacu. Turagaruka tumara kuvanga ibingi, tugakata ibitunguru by'umweru, turakatamo dice duto cyane, fine dice. Bibaye byiza nuko nakomeretsa agatoki uracopinga neza. Neza cyane ibyo kuma nago bicopinga. Bashaka ikindi gicopinga neza. Bajya gukora share bashuti bawe basangiza ibyiza ntubyihererane. Twe ushobora no kwamamaza kuri no televiziyo. Turangije gutunganya ibirungo byacu neza, ariko ari nako tureba ifiriti yacu
igiye kuboneka. Tuza kugendana na baga yacu. Hambaga buri gihe igendana na n'ifiriti. Wow, ifiriti yagiye gushya rwose, ndabona biraza kurangirana. Yagiye gushya. Okay. Ifiriti yacu igiye gushya. Turasubira ku birungo byacu, turacyavanga. Turavanga za nyama. N'ibirungo byacu. Ntabwo dushyiramo agatoki kuko nakomeretse. Bagomba mvangisha ifoke, ariko biba byiza ko nashyiramo n'intoki. Ifiriti yacu baga. So inyama zose zimaze kuboneka, tugiye gukora shape cyangwa se tugiye gushaka forme duhereza inyama yacu tuza kwishyira mu mugati kugira ngo bizokenda neza. Nta mashini dufite, ariko dukoresheje kano gasorori cyangwa kano gasahani yakunda nta kibazo. Turashyiramo inyama yacu kugira ngo igire ku buryo tuyigire forme ku buryo iza kuba ifite forme nziza. Inyama y'imuri hambaga. Okay, amavuta yacu yahiye, tugiye gushyiramo za nyama zacu. Turaziteka mu mavuta menshi, dushyiramo gutya. Okay, dushyiramo gutyo. Twagabanyije umuriro. Tugiye gushyiramo n'indi. Tugiye gushyiramo n'indi nyama yacu. Okay. Rero inyama yacu amavuta menshi. Niba kugabanya umuriro kugira ngo zidashya nabi, zidashya zihuse, kugira ngo zidashirira inyuma imbere zidahiye. Turi kugabanya umuriro. Okay, turategereza iminota 5. Inyama yacu irabihiye. Zimaze gushya, zirimo zirashya, turimo turahindura. Ugahindura ukazabaye bitazahiye. Tujye tuzikuramo, ndabona zahiye rwose. Okay, inyama yacu yahiye. Okay. Tumaze gutegura ibirungo byacu cyangwa se ingwida zacu, urabona inyama zahiye. Twamaze gukata inyanya, twatunganyije leti zacu, twashyizeho vinegre, twazogeje. Ifiriti yahiye, twatunganyije isahani yacu. Nababwiye ko ntabwo kinyamuga ntabwo utanga isahani yambaye ubusa cyangwa se igaragara uko nguko imeze. Hari utuntu ushyiraho nko kudekora, ariko muri teme tekinike ni garnish. Uraganishinga isahani yawe. Ibi ni ibitunguru, hano ni muri vinegre. Twishyira muri vinegre. Izi ni inyanya muri kubibona. Tugiye kujya kwarura cyangwa se cyo gukora hambaga nyirizina. Twari tutetse ibintu byose, twatetse inyama, ifiriti, tunganya ibitunguru, umugati twawufite nguyu, ariko tugeze ku gikorwa cyo gukora hambaga nyirizina. Hambaga ikorwa iterere. Hambaga ikenera icyo bita cocktail sauce. Cocktail sauce turafata ketchup, tuvange na mayonnaise,
tube turarangije gukora ketchup cocktail sauce, ubundi tusige ku mugati baza kuyibona. Hari byo turafata ikiko kimwe cya mayonnaise, ikiko kimwe cya mayonnaise baribona, akafata ikiko kimwe cya mayonnaise zarya, twongeremo ketchup, ikiko kimwe ingana equal part, half sauce no gufata mayonnaise na ketchup akabivanga, akavanga ukibona uko bisa. Very nice. Ndakoresha icyuma. Tukibutsa nimba bakunze video zacu ko bakora subscribe nimba utarayikora, ariko nimba warayikoze bakoze cyane, kanda share. Tukurikiza urutunguru, ibiri muri vinegre, okay. Akunda ibitunguru rwose, tashyiraho utunyanya, twese utunyanya. Niturangiza shake n'akandi karoti, okay. Turangiza kurikizaho inyama yacu, kurikizaho reti, kurikizaho ibitunguru, tape par tape, ntuwagira icyo usimbuka. Okay. Bahita mukanda hambaga yacu, kora. Okay. Hambaga yacu rero igeze hano ushobora kwikora mu buryo bumwe nk'uko twakweretse, ushobora kwifatanyisha n'aka umushito, nawe urabona ni akantu ka decoration, na cyangwa se ukagira utya hano. Hambaga yose ijyana n'ifiriti, birumvikana. Ushobora guherekezwa na ketchup na mayonnaise, barabikunda cyane igitsina gore, abakobwa cyane iyi ndyo barayikunda cyane, ariko birabyibushya cyane. Ubona komeza gukora like kuri Tomato TV Rwanda.